Basuza nanone ni kuri Key Property Rwanda, nemere nk'ibisanzwe uyu munsi rero nanone nituwa nk'uko bisanzwe dukomeje kwazanira amazu meza ari kugurishwa. Uyu munsi twagiye Kanombe, turi hafi no ku bitaro, aho dufite ino nzu nziza nshyashya iri kugurishwa cyangwa se iri ku isoko, aho iri kugurishwa miliyoni 115, ariko ukaza hakabamo ibiganiro bikeya. Ni inzu rero ahantu heza hafi no ku bitaro, ahantu hazwi nko mu Kajagari ka Kanombe. Abantu bahazi ugeze ku bitaro, kuva ku bitaro jyano n'iminota 2 yonyine. Nk'uko muri kubona rero ni inzu ikiri nshyashya, inzu imeze neza. Reka rero dutemberane. Inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salon salle à manger, igikoni mu nzu kiri moderne, annex hanze, inzu y'abakozi, tukajya parking hajya imodoka 3, tukagira bariko nziza idekoye nkuko muraza kubibona, n'akazu kameze neza karyoshye ntacyo kabaye. Reka twinjiremo dore uko bimeze. Aha rero na iyi ni gate nkuko muri kubibona, winjira aha ni kuri gate yayo ukinjira. Yes, nkuko kubibona iyi ni parking, aho ashobora kujyamo imodoka 3 nini ziparitse neza, cyangwa se imodoka 4 ntoya ahazajyamo. Reka dukomezanye turebe. Ubona ko ni akazu gafite finishing nziza hanze, wari kubibona ko gafite n'amabuye yometse yugarika, ubona ko kararyoshye ku masuku yo hanze. Urabona ukuntu kuri gate, ubona ko ni gate nziza nini. Aha hanze kuri uruhande naho tukagira akabariko keza, ushobora kuza ukadekora, gafite indabo ushobora gutwikira, then ugateramo ubona izi serikire ugashyiraho intebe, ukahita ujya wiyicaramo, mwicaramo ahantu hameze neza, ahantu wakorera karori. Ubona ko ni akazu karyoshye. Ubona ko dufite bariko hariya kuri master room, ubona ko ni ibintu bimeze neza, ubona ko aka kazu kameze neza. Reka twinjiremo imbere rero turebe. Ariko aha ngaha naho dufite akandi kabariko ko kuri salo, urabona ko nako kameze neza. Urebe hano kuri aya mavaze, ubona ko aka kabariko nako ko kuri salo, ubona ko karasa neza cyane. Reka twinjirane rero mo imbere turebe uko inzu yacu imeze. Ubona ko urugi rwo ni uku rumeze, ubona ko ni urugi ruslidinga, rukingurwa muri buno buryo, rufite ibirahuro bya fime. Ubona ko urugi rumeze neza. Ubwo hano rero already twageze muri salo, nako ni salo nini imeze neza, parafo ni gypsum. Muri kubona hari TV stand, hano hakikijwe n'aya matara yaka urumuri rutandukanye, chandelier hejuru, ubona ko itara ryiza cyane rigezweho. Tukaza hano muri iki gihande cya salle à manger, wow, agasala à manger keza nkuko muri kubona, aho gukarabira abantu bamaze gufata amafunguro cyangwa mbere. Aha naho hazatekurwa hakazajyamo indabo, hano hashobora kujyamo amafoto cyangwa se utundi tuntu, harimo n'udutara tumeze neza. So aha rero turi muri salle à manger, ariko iyo uvuyemo already uhita winjira hano mu gikoni. Winjiye mu gikoni nkuko muri kubona, iki ni igikoni gifite ibara ryiza, utubati tw'umweru, igikoni kimeze neza, ntacyo gitwaye. Ubona ko ni ibintu byiza cyane. Reka tujye mu byumba rero naho turebe, ariko reka duhere mu cyumba cya mbere kizwi nk'icy'abashyitsi, kiri kuri uru ruhande. Icy'abashyitsi gifite douche na toilette. Iki ni cyo cyumba kiringaniye nkuko muri kubona. Aha naho tukageramo douche na toilette y'iki cyumba cy'abashyitsi. Iyi niyo douche na toilette yacyo. Ubwo twava ku iki cyumba cya mbere cy'abashyitsi, tukata dukomeza tukajya kureba
bindi byumba bitatu bisigaye, reka turebe uko nabyo bimeze. Dukomeza hano muri iyi korodoro, twinjire hano dukomeze kuri uru ruhande, ariko aha tuhafite ibyumba bibiri bisangiye dushe na tuwarete, ariko reka tubanze twigire muri master bedroom kuri uru ruhande. Already hano twinjiye tuba tugeze muri master bedroom, icyumba cyiza cyihariye. Reka duhere muri dushe na tuwarete bya master. Wow, ni tuwarete nziza nini igezweho, aho gukarabira, miruwari yo kwireberamo, tuwarete ahangaha, dushe nziza ubona ko ifite shawa nziza zimeze neza, ubona ko ni dushe nziza iri moderne, ndetse naho kogera ubona ko hafunze kugira ngo amazi ataba yaza hanze akanduza hano muri dushe yawe. Ubona ko rero ni inzu ikiri nshyashya, ntabyo batarashyiramo neza, ni inzu bakirangiza kubaka muri iyi minsi. Reka dukomeze aha rero twinjiye muri master rede. Master bedroom already ifite, ubona ko ifite akabati keza, muri kubona wardrobe, ifite parafo nziza ya gypsum muri master. Ubona ko ni icyumba cyiza, icyumba kinini kitagize icyo kibaye, akarusho kikagira uyu muryango ufunguka uza hano hanze muri aka kabariko keza, ufata akayaga wibereye hano hanze, ndetse ufata n'akayaga gaturuka hano muri bariko. Ubona ko ni ibintu byiza cyane. Reka dusubire mu nzu rero turebe bya bindi byumba bitatu byasigaraga bibiri nako kugira ngo turangize tubaye ibyumba bine. Yes, uru ruhande rero nababwiye dufiteyo ibyumba bibiri ariko bisangiye dushe na tuwarete. Dore icyumba cya mbere ni iki, nkuko muri kubibona iki cyumba, ndetse hamwe n'iki ngiki biraza bigasangira tuwarete imwe. Ubwo ibyo byumba bibiri byose biraza bigahurira muri iyi dushe na tuwarete y'ahangaha. Ari ibyumba bibona ko ni tuwarete nini itagize icyo ibaye. Ariko tuvuye hano mu nzu, hanze naho dufiteyo igikoni cyo hanze, cyane igikoni, hakaba n'inzu y'umukozi, dushe na tuwarete, ndetse n'ikigega cyo hejuru. Wow, ni ibintu byiza rero uko tumaze kubibona. Mumaze kubona rero mu nzu uko hameze, ubwo murambwira muri amakomantere zanyu, mumbwira ukuntu mubibonye ino tuwa rero. Nk'uko tumaze kubona, ni inzu iri Kanombe, hazwi nko ku bitaro, ahantu hazwi nko ku Kajagari. Inzu y'ibyumba bine, tuwarete 3, salo na salamanje, igikoni cyiza mu nzu, ndetse n'igikoni cyo hanze. Kuri miliyoni 115 rero iyi nzu waza ukayigereka, ukaganira tukaguzana nyiri inzu, mukaganira, mukareba ko hari ikintu cyavamo gifatika. Ni kare rero kuri Key Property Rwanda, nemeye nk'ibisanzwe, aho dukomeje kugenda tubazanira amazu meza atandukanye kandi agezweho, ari kugenda agurishwa muri Kigali ndetse no mu nkengero za Kigali. Kujyayo haba za Rwamagana ndetse na Nyamata, abantu cyane cyane ku Muyumbu ho tubafite ibibanza byiza bya miliyoni 6, 7 kugeza kuri miliyoni 10. Hari ibibanza byiza cyane kandi ahantu hafi ya Kigali hagendeka cyane. Ikariwe mutugane kuri Key Property Rwanda, tubashe kugenda tubatuza cyangwa se tubafasha gushora imari muri real estate. Sawa, mwakoze cyane rero kubana natwe.